uzi ikindi kintu cyababaje kuri we ni uko ibyo bintu yabikoze ari umurokore. Abarokore ukuntu bavuga Imana, ukuntu bavuga Yesu bitandukanye n'andi madini. Arambwira ati urabizi ndagukunda, ni ngombwa ngo njyamane nawe. umeze neza uraho? Ko meze neza, yego meze neza. Okay, hano ni kuri Juiferji Yego uri mu Rwanda. yego Kenshi nakubwiye ko tuba dufise ikintu tuba turiko turaganirako. Ikibazo nkubaza muri iyi minsi abasore n'abakobwa n'abahe basigaye babesha cane mu rukundo. nko ku giti cyanjye Ku giti cawe nyine wishaka. uzi impamvu mbivuze? Mbivuze wenda nsa nk'utanze urugero kuri njyewe, ni uko nzi neza ko byambayeko. Wahuye n'umuhungu arakubesha? Ni ukuri pe, kandi byari bigoye gutahura akambeshya yari ari seriye cyane umubona cyane, nta nzira n'imwe wabona ko ari ko kubeshya. Ni nyuma cyane, amazi yaranarenze inkombe. mumaranye iminsi igihe kirekire niho wagiye kubibona yuko akubesha? mwari mumaranye imyaka ingahe mukundana? Ni umwaka urengaho amezi make. mugendana utazi ko akubesha, yaratendekaga cyangwa se yakubesha mu bundi buryo? Bisa nabyo, ariko yari umwe wundi gusa afite, mbese twari nka babiri. mwari babiri abakunda mwese? Ariko nta n'umwe ubizi. nta n'umwe yari azi ko bakunda kubera ko mwari. Ntabwo nari mbizi pe, nibyo nyine bimbaho kuko nkunda nko kubwira umuntu runaka wenda ari nk'ikintu ambwiye cy'umuntu wenda umuntu nakubeshya ukabimenya, ntuzababare ngo kuko ngo umenye ko yakubeshye, uzababazwe n'umwanya wataye utaramenya ko akubeshya. Mana reka nkubwire mbese ntabwo ubwo buryo ndi no kubumenyamo kuko uwo mukobwa ubu ntabizi. Gusa yari afite inshuti y'umuhungu, uwo muhungu nyine akajya amubwira ati uyu ni umukunzi wanjye, uwo muhungu akaba yansuhuza. Mbese ntabwo yari anzi, ariko rimwe nyine aza kumbwira ati nakubaza ikibazo? Nta kibazo mbaza. None se ntiwizera kangahe ko kuntu gukunda? Njye navuga ko ari 100% kuko niba hari umuntu ukunda cyane birenze uko kanaka bitekereza, arambwira ati rero abantu mukunda cyane, mukunda n'urukundo rwa nyabyo, biragoye ko rwabahira. Rero ntishimwe ushatse kuvuga iki? Niba mukobwa we ntabwo nkuzi pe, sibyo ko numva ngo uri umukunzi w'inshuti yanjye, ariko nkubwije ukuri uzagenda gake. Nicyo kubera rero biragoye ko yari kunyumva, byari byaramugoye. Niyo wamukana ko ukunda afite ikibazo kinini gifateye ukuntu kubyumva byaragoranaga. Ni ukuri pe, biro byose sishobora kumureka. Ni basi uzafata igihe ubitekerezeho. Ni yego ndabyemera, aragukunda akakwereka urukundo, ntari umukobwa biragoye gushyira cyangwa se kwicara gutekereza ukavuga ati
wenda ukajya inyuma y'urukundo gato se bigenze gutya bikagenda uko cyangwa hakazaba iki kanaka twagumana. Uwo muhungu rero naje kugenda gake ariko bitari gake cyane. Ariko gusa byaje bikuvamo buhoro buhoro. Ntabwo byose bimvamo, sinigeze nanagarika kumukunda. Waramukunda cyane? Ni ukuri pe. Ubwo rero yari afite kubana n'uwo mukobwa ariko arabimisha. Ko yakubabaje yaragukomerekeje ku buryo agera ku rwego rwo kubana n'undi kandi akubeshya ko agukunda? Yabivanze ariko nkajya mbibwirwa n'iyo ariko nanone muri iyi si dusabwa no kugira umutima ukomeye. Ntabwo nigeze nkimubwira ngo mbimubazeho kuko nyir'ubwite atakwemeye ikiganiro kukimwemeza. Mugabo ubu muracari kumwe canke nawe vyaraheze mwaratandukanye? Ntabwo turi kumwe pe, yaragiye. Nibaza ko ari kwitegura gushaka. Ari kwitegura gushaka kandi wewe mwakundanaga yaragusize agenda gushaka undi kandi uhari? Yego birashoboka ko twese yatwerekaga urukundo ariko buri umutima w'umwereka uwo ashaka uwo ari we. Gusa nanumvishe ari nk'Imana wenda yatumye agenda. Iyo ntaza kugira iyo nshuti ye nyine wenda ukuntu bimeze nari nsanga kuzabara kabiri nkabazwa n'ibintu bibiri: urukundo, umwanya, mbese byari bigoye. None nkubaze ikibazo, uwo musore mwakundana yaraguha umwanya ukwiye kuko abandi ugasanga hari igihe umuntu yanga atendeka ugasanga ari atahurira umwanya ukabona ati uyu muntu kweli nawe dukundana biraboneka yuko ufise undi muntu, ariko yarahaba buri mwanya nk'umukunzi wawe? Yarahabaga akamumagara, niyo mpamvu nakubwiye ngo byari bigoye kumenya ko akubeshya. Umunsi uwo iyo nshuti we ikubwira yuko afise undi wavyemeye vyoroshe cyangwa uravuga ati inshuti yiwe ntabwo kwa kundi ushobora gusanga abasore bafuhiranira akavuga ati uyu musore ntashaka kuntwara amure ku musheri wanje jewe kandi ntiwavyiyumviye? N'ubundi ibyo yambwiye sinabyumvishe, nibyo nahise ntekereza. Ariko yarambwiye ati ntabwo ndi kugira ngo dukundane, ikintu kirimo nshaka kugukorera nubwo ntanakuzi. nta mpamvu yo kugira ngo umuntu akubeshye kuko ntabwo yakubwiza ukuri kuruta uko yambwira ngiye mugenzi we yanambwira nkamugira inama. Ibyo nkubwira ndabizi neza, wowe ngo bimubaze kuko nta kundi kuri yaguha atakubwije mbere. Fata umwanya wawe ubitekerezeho wumve n'uburyo uzabyikuramo. Abagenzi bawe ntibari bamuzi canke mwari mugikundana mutaragira kumwerekane ku bagenzi bawe, ku muryango wawe? Kwa kundi ukundana n'umuntu ukavuga ati ndamukunda reka mbe ndamwereka abashuti, abagenzi, umuryango. Mwari bwashike ku rwo rwego? Inshuti zanjye zimwe zari zimuzi, icyaburaga nabwo umwanya kuri njyewe. Iyo nza kuba ndi nk'umuntu ubona umwanya cyane n'umuryango uba umuzi. Numva Imana yarakoze ituma ubura umwanya, ituma batamumenya muri famiye. Ni ukuri pe, arambwira ati yo hasi muta urabizi ndagukunda, ni ngombwa ngo njyabane nawe. Namubwira ati ibintu ntibikunda, ni ibintu ashoboka.
urumva umuntu utagufiteho gahunda nta gahunda yaragufite urumva yarayashaka ahubwo gusa naranze ahita yivumbura nyine aragenda hey. ampamagara ati Asumo ati kubera uyu munsi ntuzongere kunyiza nanjye ntabwo nzakwizera urumva ko harimo gushima Imana birenze rimwe Yego. Nicyo gituma wavuze yuko abahungu aribo barabishya cyane kubera batendeka none se kuruva wandenganye wavuze ku giti cyawe bivanye n'umuntu mwahuye akakubera urukundo birumvikana ubu rero uri mu rundi rukundo canke uracari single uvuga ati jewe ndarindiriye man sinakubeshya sinanarota kubera uyu urukundo ni sawa urukundo ruraryoha witinya kuja mu rukundo umutima urakeneye undi muntu awuba hafi nanjye ndabizi ko urukundo ari rwiza kuko narubayemo umutima wagukunze wakwanga niyo mpamvu muri Bibiliya bavuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana ariko umugabo mwiza nawe umuhabwa n'iki n'Imana ariko uko biri Imana yabashije kuvuga uko ni gute se utavuga ngo umugabo mwiza umuhabwa n'Imana umaze igihe kingana iki uvuye mu rukundo si uwo nkubwire ngo hari igihe gishize nta n'amezi 2 cyangwa 3 n'atandatu ashobora kuba anagiye kuzura cyangwa 3 n'igice amuhebanye buvuba muri 2025 iyi 2025 yego nubwo nabi uzi ikindi kintu cyababaje kuri we yego nuko jewe nabikoze ari umurokore yadupfukishije twebwe abarokore numvise mbabaye mvuga ni pastor ndazi ko wari umunyagatolika abarokore ukuntu bavuga Imana ukuntu bavuga Yesu bitandukanye n'andi madini